numvise wateye haleluya. Niyo mpamvu nawe bwa burozi bwa ntuza butaguhitanye, wahuye na Yesu agucomekamo ibintu by'imbaraga zimira izindi. Haleluya. Hari imbaraga nizo ngira ngo tuganireho, imbaraga ziri hejuru y'izindi zose. Kandi uyu munsi narawusengeye, n'iri joro ryarinze rica Mana yanjye. Ndashimira Imana ko ntaciye umugara w'ibitotsi hariya. Vuga n'Uwiteka we, dore nzajya i Kigali. Uzi umunyacyaro ari buze i Kigali? Ariko disi yo mpageze nkabona mwuzura umwuka ndafashwa. Ndavuga ni ba bantu burya bya bintu ni bimwe n'umwami wacu n'umwe. Haleluya. Ahita ntinyuka abona ibyo turamusangiye. Mana ibaho umugisha. Amen. Ko mutishyira hejuru. Kareka rero dusome, tubanze turebe Dawidi ajya gusenga. Dawidi yagiye gusenga ameze nk'uko waje. Hari igice cya Zaburi tugeramo tugasanga Dawidi yagiye gusenga Imana, ibintu byaramaze kuba byinshi cyane atakibifitiye imvugo yumvikana. Iryo jambo turisanga muri Zaburi ya 13 umurongo waho wa 4. Ndibusome amasomo bitabo nka bingahe aho reka mbababwire. Ajya imbere y'Imana arayibwira ati Uwiteka Mana yanjye birebe. Ari ibintu twaje kwerekana. Prestation madraha. Arayibwira ati Uwiteka Mana yanjye birebe kandi usubize. Birihutirwa. Ari ibintu babyihutirwa ari injasi. Bwira ati kandi usubize numara uhita uwejesha n'amaso yanjye undinde kugira ngo ntazasinza ibitotsi by'urupfu. Hari abantu basubizwa bagahita bagenda bagiye bagafatwa n'iroro ntazongere no kuvuga umunsi w'amateraniro. Dawidi yasenze neza, kandi nawe uyu munsi ufite ibintu utakibasha kuvuga mu mazina byarenze urugero. Hari ibiri mu bana, hari ibiri ahantu uvuka, hari ibiri aho washatse, hari ibintu biri ku buzima bwa, hari ibyiboha mu mubiri, hari ibintu byiboha. Ariko Kristo yambwiye neza. Haleluya. Mana yambwiye ngira bakunda ije gukora ibitangaza bivuga. Yambwiye ngira bakunda uyu munsi rabakorera ibitangaza bivuga. Kristo ahimbazwe. Rero nta muntu n'umwe winjiye muri urusengero atahamagawe nayo. Kandi Imana ni inyangamugayo, ntabwo yahamagarira umuntu gusa. Hari ibintu igiye gushyira ku murongo, hari ibintu igiye kuzura byarapfuye. Rero setana wizimene, hari ibintu bimanuye Imana hano, hari ibintu bimanuye Imana muri iri torero, hari ibintu bimanuye Imana ku buzima bwawe byari byarapfuye. Ntabwo twese hari ibyo aje kuzura. Se mwamukomeye amashyaka yanyu. Kumvise ubutumwa bwiza bwinshi twagiye tugira umugisha. Mubyeyi nasanze tuganiriza tubwira bya bibembe bya Namani. Turakomeza tugira umugisha wisumba byose. Aho bigeze rero twumvise Imana iruhuje ikomora inguma. Kristo nahimbazwe. Uyu munsi data yaje kureba abana be. Tangiriro 12 ibice 12 mu itangiriro. Kubera ko nkunda Bibiliya cyane, urihangana asome nk'ibitabo nka 3 ahantu nka 3 hanyuma tubone kuganira. 12 duhere ku murongo waho wa mbere turageza ku murongo waho wa 3. Umutwe w'ijambo uravuga uti Uwiteka yohereza Aburamu i Kanani. Uwiteka ategeka Aburamu ati va mu gihugu cyanyu usige inzu yanyu, usige umuryango wanyu n'inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka. Nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe, uzaba umugisha, kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha,
kandi uzakuvuma nzagira gute? Nzamuvuma. Kandi muri wowe nimo imiryango yose yo mu isi izahererwa umugisha ikiriza neza. Amen. Katugende muri Yesaya ibice 45 dusome duhereye ku murongo waho wa mbere. Iravuga neza. Yesu ashimwe. Iravuga neza. Yesaya ibice 45 dusome duhereye ku murongo waho wa mbere tugeze ku murongo waho wa 3. Haranditswe ngo twe ijambo ravuga utya buti ibyo kuru n'iby'Abisirayeli uko bazagaruka. Ibi ni byo Uwiteka abwira Kuro uwo yimikishije amavuta ati niwe mfashe ukuboko kw'iburyo nkamuneshereza amahanga ari imbere ye, kandi nzakenyuruza abami nibyo kugira ngo mukingurire inzugi. N'urugi cyangwa n'inzugi? Yego. Kandi n'amarembo ntazugarirwa. Nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize. Nzamenagura inzugi z'imiringa n'ibihimbizo by'ibyuma nzabicamo kabiri. Nzaguha ubutunzi buri mu mwijima n'ibintu bihishwe ahantu hagize gute? Hiherereye, kugira ngo umenye ko ari jye Uwiteka uguhamagara mu izina ryawe, ari jyewe Mana ya Isiraheli ikiriza neza. Amen. Hindura impapuro gake. Turacyari muri Yesaya. Jya mu bice 22 tuhasome uyu murongo waho wa 25. Imana iravuga neza. Uwiteka Nyiringabo aravuga ati ariko uwo munsi uwo musumari washimangiwe ahantu hakomeye uzakuka. Amen. Kandi uzatemwa ugwe, umutwaro warujishweho uzacibwa, kuko Uwiteka bivuze ikiriza neza. Amen. Tera haleluya. Haleluya. Yesu ashimwe. Wa mucuranzi niyegere hano. Kuretse abamama hari abafite abana, undi muntu wumvise itangazo navuze ngo yegere hino akanga, bikurebe ntibindebe wasuzuguye. Hanyuma ndatera rata mwikirizi. Yesu ashimwe. Numva ashaka ko Imana idusura. Haleluya. Kandi yahereye kare rwose wumva iri ku rugi ikomanga. Amen. Noneho ushoje aravuze ngo iromora n'inguma. Haleluya. Datari mu kazi. Giye gutera wikirize ntago wayimenya, ahubwo ndagira ngo musigira akaririmbo kuko nabakunze. Reka nkabature mwikirize. Aramaza wenyine. Subiramo. Aramaza wenyine. Oh, umwami Yesu araduhaza. Oh, ahindura amateka y'abantu. Yesu wasuye umwana wo kwa Yayiro. Umuciriza bahumuye Baritimayo. Yesu wacishije umugore umugongo. Ahindura amateka y'abantu. Ahereza ingo mu rubyaro.
Hallelujah. Ndamukunda Yesu. Haleluya. Ucece katuzamura ibiganza bombi. maze igihe mbwira abantu ababwira ni n'umuterana ujye uterana mutazongera guterana akanya Imana iguhaye ukabyaza umusaruro ahajya amashyi uyahashyira ahajya aleluya uyizamuye kandi ku murimo w'umwami ntukabicyangwe ngawongera utere haleluya n'umwe Mani himbazwe ubu twicaye hano hari abantu benshi bari muri moruka hari n'abo bashyinguye hari n'abo bari buhashyire mu kanya ariko twebwe gatima karacyatera Hallelujah. karacyatera kugira ngo dutunganye ibintu bidatunganye. Yesu ashimwe cyane. Yambwiye ngo irabakunda kaza tuganire ijambo ry'Imana. Nta muntu n'umwe winjiye muri uru rusengero atahamagawe na nyir'urugo. Ni nayo mpamvu bakozi b'Imana bashumba bacu nta muntu n'umwe uri butahira. Ntawe oya ntawe efasire notire ni wenda bari umwana waje mu mugongo ntabwo ari butahira. Mu myaka zamara menshi haraba hicometse n'isengesho ry'uyu munsi kandi rifite imbaraga. Isengesho ririmo kurandura imisumari. Haleluya. Televezikiwa haramandotati. Isengesho ririmo kuringaniza ibintu bitari. Hahirwa uwaje mu iteraniro. Harahirwa weho waje. Nta siyasi ihari. Nabwiye abantu mbavuga ibintu numva neza nzi. Nahuye na Kristo. Iyo misumari dusanga muri Yesaya yarayindambiyeho ndabizi. Angiza uburozi bwa makurata. Uwera we akoma. I love you. Ejo bundi arongera ndambire n'umusumari w'umuburagasani wa santimetero nk'ir'itanu. Agataba. Ndasama nk'uko abandi bagore basama nk'uhita imyaka iyi. Indirakura babura umwana. Imisumari azi kuyirandura n'umukozi w'umuhanga. Yesu we hazinitaya bandafestaya heros Imana izi kuyirandura. Bapfa kuba waje neza gusa wabura hagaragara warirandura imisumari bene wanyu barananiwe. Sashimwe cyane. Birakora ibintu byo kwa Yesu birakora ariko mwese yose haleluya bikorera umuntu umwe gusa umuntu ufite kwizera umukabaye ko turasengera hano Imana igakorera hariya na hariya. Irabuza umusumari kubuza gusinzira biraza gutuma marayika yicomeka mu kiryamo mu rugo iwawe ayirandura ayiteme. Ayo mashabaye make ngwihamagara Aburamu mwene Tera imuhamagara imuvanye mu rugo rw'ibigirwamana babandwa baterekera nk'ahandi wanyu mu bitaniro by'inzoga basinzi bamanywa nijoro. Yadatawa twese we aba bagabo babangora abana babo babyaye apfa reka nkubwire yaraduhamagaye kandi n'uyu munsi twitabye Imana.
witabye Imana ni Yego. Erega nibyo byiza kwita muri muzima ukagira n'icyo ukora. Yego. Abapfa mu bamuzi hari n'abo Satani ahamagara cyane. Ariko twe twitabye Imana rata. Ubwo waje kandi agatima kakaba kagitera karabaye Satani arabwirirwa na Naburaye. Enda ngwino uguti narahamagara kandi nawe bose bahamagara iguhamagariye iki guhindura amateka wiramubwira iti kandi numara kubisiga usize inzu ya so ugasiga bene wa ukava muri uriya Bakaludaya uze tugende nkwereke kugira utamenya. Amen. Hagarara ngwino kaburi cyako hagarara hanze kudakora seroprese mingo nubwo muvanye mu bishokoro mu mango zo kwa Ntuzi ariko guhamagariye kugira ngo ntunganye ibintu utagize gutunganya ndakudekora contrôler menias. Haleluya. Ndakuzezeva ndaguhindura umugisha wawuga gwera mu gitwariro kugeza mu birenge mu bwonko urabura umugisha. Twarahamagaye Imana yaguhamagaye kuguhindura amateka tutayaza uriganiza ibintu bitaringana. Uyu munsi witabye Imana ngo ubikoreho sashima cyane. Bamubwira ngo nubwo nyoko yakubyaye kuri banyuze mu manga bariye umugore bahekanye itabi barara mu tubari barara bakubitana ikofe amenyo adakuramo rimwe arandura iseze kubita ikofe agakuramo iseze. Ariko ndakwihamagariye ava mu miruho y'iwawe. Ndakubwiye ngo guma aha nzakugira ubwoko ukomeye uzaba umugisha uzawukwifuriza nzahitamo umuha hazagira uwibeshya gukorera. Komera Imana amashyi cyane. Umuntu uzagira ngo araguhagurukiye nzamwicaza. Haleluya. Uzagutera ikofa nzamugusubiriza ntuzirwanirire nzakwereka imbaraga zanjye. Haleluya. Umuntu nakuvuga ntukamuvuge ceceka mukuvugire nkwereke. Nasomye ibyanditswe nsanga iravuga ngo nzabarasa nzabarasa kandi umwambi uzaza ugira gute batunguye. Hari ahandi nasomye mu Balewi ngo bazicwa n'inzara niho bakaniza undi bazayibamo kubera ko bakuvuze naraguhamagaye. Imana urimo urayumva habwa umugisha agenda wicaye. Kuvuga kwera kandi kungana no gukora. Iyo rero imivuga ibiri no mu kazi. Haleluya. Amen. Kuko ubwo waje abana bawe bose ntiwabazanye hano umutware ntiwamuzanye bikeneye Imana kandi bikeneye Imana. No mu kazana wawe harimo ibibazo nabyo bikeneye. Niyo mpamvu ugomba gusenga rero udakina nta mikino kuko waje guhahira umuryango wose muri rusange. Abana bararya kubera isengesho wasenze. Imisumari iri ku mwana wawe yo kumuroma data we irarandurwa kubera washyizemo imbaraga. Nubwo mutazanye ariko gusenga rigende rigereye we usanga barira ngiye kwihutisha tugere mu mwanya wo gusenga isengesho rikurura ibyacu. Haleluya. Kuko n'ubundi mu murage Yesu yigisha abigishwa be gusenga yarababwiye ngo mujye muhamagara ubwami buze. Burya bujya buza tukagendera mu bwami. Mumvugire ngo amen. Reka turonge ntiturongeke kuko turi mu bwami. Twahamagaye ubwami. Haleluya. Kuko washonje ariko ntiwapfuye ntuze
kundeba nabi. Warashonje ariko ntiwapfuye. Warapfuye? None si ikibazo kiri he? Mu rwego rwo gusuzugura Satani yamubwira nti niyo napfa nta kibazo nzi ko nzazuka. Nkaba ndamurangije ukavuga turi urugo rubuzemo amaraca. Abantu bizera bakageza no ku mwuka wanyu. Aho se yaharara. Iramuhamagara buramba. Arangije arayumvira. Imuhindurira amateka. Ihita umuha umurage mwiza. Ubu ni sekuruza w'abizera. Kandi nta kitwa Aburahamu yahindukiwe n'izina. Yahindutse Aburahamu. Haleluya! Iguhamagaye irabihindura. Igahindura n'irangamimerere. Abamwemeye bose yabahaye bwo kuba abana b'Imana. Nese ko cyari umusinga. Uri umucyaba. Kuko utega umwana w'Imana. Umenya kutariga ku kanwa. Akanwa ikintu gatumye karakizana. Yesu ashimwe. Amen. Iyo wiyaturaho kuri umwana w'Imana. Neza neza neza. Ubawe no mu migendere, ukabawe no mu myambarire, ukabawe no mu myizigire, ukabawe no mu mitegere y'igitambara mama akaba. Turabana b'Imana. Turabana b'Imana. Mukora ibintu bituma Satani abura icyo kurya iwanyu. Akahazinukwa urugo akaruhunga aho urara akahatinya. Mu gitondo cyo kuvuga ubwami nibuze mbaye Imana w'Imana. Ubundi ucomeka isengesho ry'igifute cy'umuriro. Muzahurira hehe na Satani. Kandi nugenda mu muhanda ujye umenya ko uri umwana w'Imana. Nuhura mu bandi basore wa musore umenye ko uri umwana w'Imana. Niho uzasohorezwaho na ririya sezerano ngiye kuganira nawe. Ibwiye kure uyimikishije amavuta. Erega nubwo utazaba umwami wowe nawe hari amavuta wimikishije. None se abantu muvukana bose baracyariho. Ubu nta bapfuye. None se uri ku ngoma ya Mesiya. Nawe wari Kristo ahimbazwe. Iyo yindi ngoma twimana na Kristo. Haleluya! Utekereza utase kuba ukiri muri Kigali ubayeho. Harimo ikimenyane cyawe n'Imana. Ejo bundi yabwiye Mose mu Kuva 3:3 iramubwira kuri 17 ngo kuko wangiriyeho umugisha hakumenya n'icyo usabye cyo ku mpamvu y'uko yagize gute baziranye. Harimo ikimenyane rero. Impamvu utaremwara bahora bavuga ko ejo uzamwara. Kristo muraziranye harimo ikimenyane. Kuko hari abandi bamwaye. Haleluya. Ibahari bamwaye. Bakurusha ubutunzi. Bakurushaga amashuri n'uburanga. Ntibamwaye ureba. Tutamwara. Uti harimo ikimenyane. Harimo ikimenyane cy'Imana. Haleluya! Yesu yabwiye abigishwa be ati ntimugire ikibazo abanjye ndabazi. Ntabwo kirimo. Ubu uracyateka umuceri. Ntabwo barakwirukana mu nzu. Ntibarakuvuza imijuguju. Amahembe ya bene wanyu bataransifera aturutse iriya bohereza. Ntabwo araguhitana. Kubera iki se? Harimo ikimenyane. Haleluya! Ejo bundi warabyaye. Urongera urabyara. Ubu ufite abahungu n'abakobwa. Kandi uko usanga buri gihe bakuraguriza. Ubyara utabigenda bite. Vuga uti harimo ikimenyane. Mana yagukoreshejeho ikimenyane ntiwaseba. Kandi byari kugusebya byari bihari. Niho numva Imana iteraniro. Haleluya, haleluya. Ikimenyane cy'Imana cyongera gukora ibintu by'imbaraga ku buzima bwawe. Kuko kuba muziranye muraziranye. Wararaguzaga ntukijyayo. Wari maraya urabireka. Wamabwiza urabireka. Waratukana gukarwana kakahava warabiretse. Muraziranye. Haleluya. Haleluya.
Imana reka rero mubwije Imana izi kuringaniza ibitaringaniye kozi w'umuhanga cyane. Katuganire kuri uriya murongo wa 2 honyine. Kristo ariko no kuwa 3 tumenye ko yakubikiye ahantu abantu batagera. Mumvugire kamwe. Iramubwira ngo nzakujya imbere, nzaba ngukorera byose na nyoko batakora. Kuko nta wavuga ko ari mukujya imbere. Kada niba ari n'ibizamugiyemo, genda Imana igufashe mwana wanjye. Niba ugiye kubagwa, genda Nyagasani habe. Ariko Nyagasani turashimira Amen. Hallelujah. Girira gutya tumuhe icyubahiro. Agenda imbere. Imbere cyane, imbere yawe nubwo ari mu gicuku akujya imbere. Nubwo hatazi ibirozi akujya imbere. Nubwo imbere hari igice cy'abagambanyi arakujya imbere. Nubwo bene wanyu bakwanze arakujya imbere. Hallelujah. Hallelujah. Nubwo utize mu bitaro ariko ari kumwe nawe arakujya imbere. Nubwo wabaye umushomeri ntacyo ufite arahari arakujya imbere. Ararisikita bandomeniyanse. Hallelujah. Nubwo bakwanze n'uwakubesha urukundo yaragushutse iyeri iracyari hamwe nawe. Nimuvugire ngame. Amen. Se washikije agatima mu nda. Uwagira yagira Imana. Uwagira yagira Imana. Uwagira yagira nde. Dore Imana iruta imari. Uhindura amategeko. Dore Imana ishobora byose. Dore Imana itanga gakondo. Uwagira yagira nde. Uwagira yagira nde. Umubyeyi uwagira yagira nde. Dore Imana yikiza indwara. Kurebe hato mu mubiri. Iyo dore Imana iri hamwe nawe. Akwanga dore Data ari hamwe nawe. Iravuga kandi igakora. Uwagira yagira nde. Uwagira yagira nde. Basore uwagira yagira nde. Yemwe babyeyi uwagira yagira nde. Uwagira yagira nde. Muri Kigali uwagira yagira nde. Mu Rwanda uwagira yagira nde. Hari naho bene wanyu baguta. Uwagira yagira Imana. Yegeze ngo imazina. Uwagira yagira Imana. Uwagira yagira Imana we. Ayo masi. Ayo masi. Ayo masi. Ayo masi. Ayo masi. Ayo masi. Ay'ababyeyi, ay'abakobwa, ay'abagabo. Urakoze ma mumwikirize umubyeyi. Nari nkagutuye nako ko aho bene wanyu batari umugabo atari kumwe n'umugore, umugore atari kumwe n'umugabo, ubyumvise nta mafaranga ahari. Za nshuti zawe zaranze kukwitaba zaragushyize burakeresi. Uwagira yagira Imana. ariko bindi Mana ya wowe ubona byaragiye
harimo ikimenyane. Angela nagira Imana. Kwa wamwandikiye umutabaza agasoma ukabibona ko yasomye ntabyiteho, amezi akaba abaye 6 harimo wibaranye umwaka wose meza. Kuba ukiriho wowe ubyumva ute? Angela nagira Imana. Harimo ikimenyane. Resisero hakoze ikimenyane hagati yawe n'Imana y'inyangamugayo. Iyera imfura cyane muzerukarukamba nibo bahabana teroze ndadeke shakoze haba wewe nibo mwikiriza ruhu. Reka twumve ukuntu mbwiye kura mama iramubwiye ngo none mfashe umwanzuro ubwo nguhamagare ngo basige na biriya bisige ukemera ukaza. Niyumvisemo amina niyumvisemo umwanzuro unyemeza jyewe Uwiteka guhita aza nkakujya imbere guhera none kugeza mu zabukuru zawe no ku mwuka wa nyuma nzarahurira. Kandi hari ibintu bizanye, hari ibyo nabonye n'abantu uriho mu buzima bw'ibintu bisumbana. Koko birasumbana, ntabwo ndabona bisumbana. Maso y'umwuka ndabona ibintu bikomeye bisumbana, ndabona bisumbana. Kandi muri bene wanyu nta n'umwe ufite wabasha kubiringaniza. Niyo mpamvu niyemeje kukujya imbere. Ko bavuze ngo iravuga neza terozerefa. Imana ivuga neza ku buryo ingumba zihera ko zikabyara kubera imvugo y'Uwiteka. Imana ivuga neza. Imana ivuga neza. Umusore bavuze ko azarimbwa, ubu hari n'uwicaye mu iteraniro abyaye kangahe yarabaye umugabo, kandi baravuze ngo azabibwa. Ubwo bareba aho bajya rero, imigambi yabo yose iburijwe. Isashimwe cyane. Nzakujya imbere, hari ibintu mbonye nahashize, hari ibintu by'imihindizo, hari ibintu by'inzugi baragufungiranye ngo utagira aho ugera, kandi ntiwabasha kurukora. Barakanitse ariko nayo yo amina. Hagarara wumve kugira imbere uburyo ufite ubutware, ububasha ndetse n'ubuke n'ubushobozi. Iyo bicagaguye nta muntu wabisudira. Iyo biciye nta wabidoda. Iyo yacagaguye ibyo byuma nta musuderi n'umwe wabisudira. Iyo ntiyije guca bya bindi biri imbere yawe. Iyo niyo yinjiye mu madosiye yawe. Iyo niyo yabaze intambwe zawe. Iyo niyo yamenye kurorongota kwawe. Iyo niyo yitegereje agasuzuguro k'abanyegiputa ku buzima bwawe. Niyo yije. Haleluya. Tabazire fortre. Shimwa Kristo. Hende masasi. Iramubwira ngo rero nimara kujya imbere ibintu bitaringaniza agira gute zabirenganiza. Mana yanyeretse nijoro ibintu bisumbanye muri iri teraniro. Nabonaga muri abantu benshi, bivuze ko hari nabo nabonye buriya badahari ariko bazaza ubutaha bigisumbanye. Erega birahari mama, birahari nubwo wambaye neza n'amareta akaba ari nziza, ariko nta muntu wafungurira y'igihumbi ntayirimo. Gusa n'ibisumbane ibyo bintu biba biringanira. Nibyo nk'uriya mupapa baramwita bose bakamwita papa wacu, ariko ntiyabona n'inote ya 5 yo kwishyurira umuntu umwe ka mituweli. Si ibyo biraringanira. Ubu hari umuntu hano wabwira uti ndagusura kandi ndarari wawe ati hoya si impari kandi ahari kubera gusumbana kw'ibintu biri imuhira.
afite igitanda ariko nta matera, cyangwa afite matera itagira amashuka, birasumba. Tena kuza zezote chirimo birasumba. Umwana akiguka mubwira uti n'ubu wa mbere ukagira amanota meza azaguhemba, yarangiza ukayuba avuga uti mwana wanjye koraho urakoze. Umwana ati mpemba papa, mpemba wanyemereye kuzampemba. Ati ningira icyo mbona. Hari ibintu bizanye Imana muri iri teraniro. Owe karamedaka ngwino niwe wari ukenewe. Shenene wasino birasumbana mama. Ubu hari abantu bariho mu buzima bw'ibintu bisumbana gusa imodoka akayibona ukaba uyifite, ariko wajya gukora urugendo ukibuka ko nta esasi irimo, ukayisiga iparitse ukajya kubyigana Nyabugogo nk'uko abandi babyigana. Ibyo bintu si uko birarebye, gusa biraringaniye, birasumba. Leta ikashaka bamenya iyi karitsiye, Kristo akagukingiriza akakwinjira iperereza, bakaguma bakakwita bosi, ukagira n'abandi mu isantere, ukagira n'abandi mu mujyi bakwita bosi, ariko imbere y'Imana imihahire y'iwawe. Niba wakumbuye inyama no kuzana ikiro mu bantu 10 bagakata utungana n'impeke y'ishapure yayo yo kwa papa, ubwo baraziriye cyangwa bararigaze? Ubwo si ukumwita bosi mu karitsiye bimaze igihuti, birasumbana. Birareshya se gute? Birareshya gute mu rugo bakumbura ibishyimbo bagahora barya miti? Intambara ihari ni ya miti y'ibishyimbo. Ujya kureba hari amamenyo bakudahanira n'utumenyo kandi ubanguke n'uti, kuko ufite inzara y'imuragasana bakeneye kurya. Hagarara rero wa mukozi wawe kirere azagenda aguraho byumutse nta mamenyo. Intambara imitsi irareka. Dukeneye Imana iringaniza ibitaro. Amen. Iyi twiriwe imbere Imana y'inyangamugayo idashirirwa mu bigega, Imana itabura uko igenza, iringaniza ibintu byawe bitaringaniza. Tugiye no gusenga. Reka mbivuge nkumirije. Urakambara neza tumugiye mu materaniro, inyuma agakubitaho umwambaro w'ibara risa neza, ariko imyenda y'imbere murabizi ko hari kweduka amashikarete, akaba yipfunditse nk'aka, agakingirizaho umuzima. Yagera mu materaniro akavuga ati Mana ndagushimira aho wankuye. Aho wageze gute? Aho wankuye. Ariko Mana nanjye ndayishimira aho yankuye. Haleluya. Amen. Mu by'ukuri mu myambaro y'imbere harimo amapfundo guhera kutwo hejuru kugera kutwo hasi, ariko mama yagize ubwenge, inyuma ashyiraho umwambaro muzima. Wamureba ugakomeza uvuga uti mabuja wabuze nayo guhindura umwenda w'imbere se? Ibyo biraringaniye rata mama. Dukeneye Imana iringaniza ahataringaniye, ibihindizo by'inyuma ikabicamo kabiri, kandi yarabiciye. Nagutangarije ko ntawe uzagusudira, ntawe. Reka Imana izi binyuzemo posesi yikomera amashari. Haleluya. Nguwo umugambi wakuzanye, ngiki cyatumye Imana ikuzana mu iteraniro ry'uyu munsi. Ibintu byari kugusibya byari bihari, ariko urebye ibintu biri mu bana bawe ntibiringaniye. Biringaniye se? Biringaniye gute ufite umwana wawe w'imfura wari waramwise Mugisha, ariko ubahageza kubereka ikigeragezo, uraruka umutekerezaho, uramuvugisha akamoka nk'ipyisi? Biringaniye bite? Bikeneye Imana izi kuringaniza ahataringaniye, umwana wakongera agahinduka Mugisha. Haleluya. Turi musenge isengesho turitumike no mu rubyaro, kandi dutangire komande n'ingumba zitarabyara, tuzisabire impinja mu ijuru. Ntabwo bashiriwe, ntabwo bajya bashirirwa, abana barahari, abahungu n'abakobwa. Ivuga ijambo rimwe gusa bigahita biba vi.
tuyihereza amashyi meza. Ntabwo ari ibintu by'akanwa gusa, narayibonye iringaniza ibyanjye byarasumbanaga, nabayeho mu buzima bubi, ubu nahingiye inote ya Nyiraneza ahetse Rubaduka, ndahinga imitsi irarega, ndahinga ndwara igifu, ndahinga ndwara imyate, ye baba we. Nahingiraga kwa Viana kuva mu gitondo saa 12 kugeza saa 11 z'umugoroba, bakabona kumpa inote y'ijana. Imana itagira isoni, itagira ikitinya, iyo yeguka intwari zigatinya. Yeretse kubwira Yobu hahane batayasi, yeretse kubwira Yobu Mana iramubwira ngo Yobu wane ku rusaku, iyo yegutse intwari zose ziratinya, ubwoba ukazisaza, kandi uhereye kera ukageza none nta yindi iri mu isi ihwanye nanjye. Navutse ntagira ubwoba. Uze ko hisomera mu bice 41 nibyo 19 pardon, umurongo wa 17 n'uwa 19 n'uwa 25. Yavutse itagira ubwoba. Imana ibigukunda ariko ikanakwigisha. Ndahinga we, ndahinga kwa Viana, nkajya mpinga mpetse uruhinja, mama wanjye yapfuye ndi mutoya, nkunda kwiga we, bankura mu ishuri ngo umuruhane wabi urabira kuko buri wese yumva uwe. Ubuse yabiriye batatu hano twaba tugikoze iterane. Imana ishimwe ko buri wese yumva uwe. Urabira se ko wabi herutse kwa nde wagenda n'amaguru, ngenda inyuma y'umusaza, noneho numva umusaza aravuze, ndamutema ndamuhanyira, noneho ndamugandise muze bigenze bite, ati ni ishyano riri hariya, ati ndarahani iminsi yose, ati none nawe ucaje ni mu izina rya Yesu. Ese uraza kwica umuntu? Ati Imana imbabarire muroko. Ati ariko urumva nyine umuruhu urabira, ubwo ntiwari umwabira nyine, yari arimo abibwira ko ari buteme umuntu umuhanda gusa, mu nzira gusa, byiganiriza ko turashimira Imana yahinduye amateka. Haleluya. Hari ijoro twabonaga ko butazaca, ariko buracya, burongera buracya, none buracya. Ariko wasuzuguye Satani ukavuga uti dufite Imana. Hajya mpinga kwa Viana, noneho byageza mu masaa 6, hajya kumva ngo umuntu arampamagaye ati nzakugirira neza, hagira ngo ni Viana, muka Viana, unzaniye icyo kurya mu murima. Nakibuka nkabura umuntu naho yera arimo imbwira uko izabigenza. Nzaguhindurira amateka, nzagukiza imyate, nzagusubiza ku ishuri, nzakugaburira umuceri urya uwuhage. Naherukaga umuceri mama kibaho. Nzagukorera ubukwe bw'igitangaza, nzajya gutembereza no mu mahanga. Urindera bakura, urindera bakura, Mana yacu nindera bakura, irakurinda ikakuragira, iragukunika gukumbakaza, dore kwitaho ikakugaburira, irakwambika kandi kwitaho, umugabo mwiza w'abapfakazi, izawe imfubyi Imana y'ukuri. Mana yacu nindera bakura, turagushima urindera bakura, wajya impuzo kandi
gukorera. Haleluya. Dore ngo umuntu urabira ariko Imana ikavuga. Dore ngo iravuga. Ikajya isanga mu mushiki wa Viana ikambira ngo ujya kwiga imodoka zaguha imodoka. Havuga nti nuko batangira gusa. Ati jya kwitegura nzagutuza hafi ya kaburimbo. Nubwo ngiye gupfa kuko kaburimbo sinari nyizi, numvaga ari umuhanda wo mu byahishuwe. Umuntu uragenda umuntu ndangije ndabona rero ni ugupfa na gupfa. Reka njya kwa padiri nkore ku kimenyetso cy'umusaraba ndamutse Mariya ndebe ko ubuzima bwakomeza. Ngo ninjire mu kiliziya padiri ati nagukunze. Ati karakana mukanzanire nyuma ya misa. Baranjyanye ati nagukunze. Ati nakubonye mubona minema ntagatifu. Muvugire gabe. Ariko bizigire umuntu neza umwitegereze. Ubundi umuntu udafite nyabingi yabura inema ntagatifu. Dixi muzimbonemo. Haleluya. Aravuga ati nakubonye minema ntagatifu akira mu Imana. Abamaje mpureshita. Nziza cyane ikoze mu ntoki z'ikuma cyangwa se ibumba. Arangiza atakira Bibiliya ntagatifu. Ati kuko ndakubona nk'abantu usa n'umuntu utameze neza. Nararwaye igifu kubera inzara. Inzara irarya. Yarakuriye. Inzara irajyana napfuye kabiri ngaruka. Bwa mbere nayuye turi mu nama y'urubyiruko rwa segiteri. Ndayura hano haratamagwa kuko nari maze kwinjira mu gakiza muri ADPR. Numva umwuka wanyongoreye ni mwiza. Ni umurwaza. Haleluya. Uyu ni umurwaza. Mwene data yavuganyeho gake. Utazamvuge cyane uvuze cyane bibi wabasifiri. Burya nta kibazo. Umurwaza aranyongorera. Arambwira ati indwara yakomeye. Indwara y'inzara yagize gute? Twikira. Nari mfite kamushwari nyirane. Abo twicaranye abasore n'inkumi bicaye baravuga. Ariko barakure barabikanya. Uzi ko ni inama y'urubyiruko yatangiye kuyisengera. Naho natwikera umwuka uri mu mutima uri wagira. Ndicecekera bakajya kwisakira ati niba gusenga bibananiye mujye mureka abandi bisenge. Murabona atari madusengera. Aho imisaya hano byagirana. Imana igukubitira umudayimoni uzana inzara mu rugo rwawe. Imukubite abana bato bashirizana. Nyagasani we dutanze komande mu ijuru. Ibiryo byinshi n'ibigega mu bubiko bw'iwanyu. Ngira Imana Nyagasani mu minota 30. Ariko mbana agatambaro ndaseka bagira ngo kwari ugusenga. Hari umukecuru wari inshuti ya mama yarangira inama arangira ati dore nyoko twarabanye bamwica ndeba dore jya ugira utya ufata igitabo cy'umweko kinini ushyire mu nda. Nta munda nagiraga mbyibushya mboneye ibiryo. Kristo ahimbazwe cyane. Ni ukuri ntimukajye mwima umuntu ibiryo. Nureba yajyaga imbwira ndi muri nzenga nagiye gusenga kwihenda ni Nyagasani naje agira uko ugenda. Ikambwira iti nzaguteraho inyama, nzaguha ibiryo, nzagukorera n'ubukwe, nzanagutuza ahantu heza. Abandi reka manuka niyo morale. Uvuga neza. Ariko shenge kuvuga kwawe kungana no gukora. Nta muntu wari kuhankura uretse Imana y'inyamaboko. Bwari ubuzima bwa nijoro buhora bwije. No, igihe kimwe rero inzara yongera kunkubita. Inkubita mu cyayi cya kivunashira kuko ngo nahinduye akazi. Imana yampinduriye akazi. Irambwira iti nguhinduriye akazi, rekera aho guhingira Viana. Genda ujye gusoroma icyayi. Umuntu wagisoroma hano hehe? Urabizi? Nibyo byoroshye se buri. Iteye ubwoba ngo uhinduye iki? Najya y'urume rugana hano. Mbwira rero urume rugiye gutonda kuri ya marata arimo na sese hawe. Nta kantu karimo haziritse n'umweko gusa. Ngeze mu cyayi
izo narinjiye mu gakiza natangira mu cyayi gusoroma nkajya ndirimba izo mu gakiza nkajya soroma nkaririmba kugeza igihe agoronome aje akampagarara nk'iruhande ngo yiyumvire indirimbo gusa. Noneho yanyitegereza akambaza ese uri umugore cyangwa uri umukobwa? Wabimenya ute se ko nari mfite iminkanyari? Dore ubu niho mbaye umuntu muzima. Inzara warayisabye muri Bibiliya wumvise icyo ari cyo? Irakwica ukumagara nk'igiti cy'umuhanda, kuma ugasumuka bakurutumuka. Noneho rero nari mfitemo imikuku mwene hano. Ntuze reba nyine uko ngana urebe mfite ibiro 35. Cyokora nashingiye mfite 38. Kristo ntabwo uko abigenza. Umukozi w'umuhanga cyane. Yarande ko aravuga ati reka gukire 3-5 ukubitireho 3 kuko ugiye kwambara ikanzu. Ariko Imana impereza umutwaro umugisha. Umutware wanyemeye. Imana imuhe ikidisi wambabari. Haleluya! Yesu we! Ibazi yo mana aragira ahantu nereka inkono yanjye ku mashyi. Cinara Yesu. Byarangiye. Nari mfite ikigeragezo kibi. Nta n'amabere nagiraga kubera inzara. Yewe. Yazatese. Nimubona abantu babyibushye bafite mwene ibi. Bareba mama buriya mubona buri muhira ntiwasoza. Ushaka kunyuza mu nyarukujya kumusura. Haba hari ibiryo. Ntabwo byaza kuriyaguserere. Bibi biva mu bice. Ibitemo ifumbire y'umubiri wacu. Kabana umuntu asa neza umuntu yakubwira ngo dore nabyibushe ariko mfite ngo narahwereye imuhira turapfa ngo turaratwahira ngo tukamara icyumweru. Arakoshoka narekure ibiryo abantu birire. Abayari. Yawe shaka ko dusenga. Yesu ashimwe. Iminduri y'akazi agoronome araje asanze mu cyayi kandi umukene asa n'umusazi. Asa nande? Kavukire yanjye niyubi ariko twari twaragiye dusatira Burundi muri gatebe gatoki twisangayo abaturage batwubakira akazu guhera hasi kugeza hejuru k'iki. Nawe urakazi munyara bakabayemo nawe. Turashimira Imana yahinduye amateka. Haleluya! Haleluya! Kristo yarakoze ingoma ye ntizahanguka ni amahoro. Notita yazara binifo. Turereva yashanda bw'ibyo. Turahimbaza Imana y'amaboko. Ikora ku mabana n'ijoro. Nuko agoronome yarayumva turirimba turamuryoheye two mu gitabo cy'abarokore. Tugeze ku gihe cyo gupimisha icyayi arambwira ati yewe abakozi bose bateranye ati nsubiramo ka karirimbo kasinzibagirwa. Nari nzi kuririmba buriya kubera niko buzima nari narize kuba intore nkajya njya kubyinira abantu bakampimira igisafuriya cy'imvuzo shyira bene mama. Ejo bazashyingira umukobwa baba bazashyingira ariko kuko n'Imana ari nziza mw'ababyeyi. Baba bazashyingira umukobwa bakabona ngo mujye kureba Yosafina. Nkiri mu cyaro nitwaga Yosafina, ageze mu mujyi banyita Josi. Haleluya! Iyi amateka irahindura. Biriya byawe buretse irahuhaho. Reka mbabwire iyo nza gusanga itadusuye mu iteraniro ntabwo mba nkaseho aka kamanyu k'ubuhamya, ariko kuko iri aha hantu nkaba ntakunofesheje ibyiza nawe ukaba ugiye guhura nayo numva kukubwira ntacyo bitwaye. Ahubwo nemerera tuyihereze amashyi n'impundu twishimire. Shima uri vedeka sinima uri hebaning fire uri nyobe paya sinima turi Imana y'imbaraga. Haleluya! Itabura uko igenza. Hari umusore twaririmbanaga reka zigose ndirimbye neka mbagiye kwa padiri rero guhimbaza Imana yarankunda aho napfuyeyo. Agoronome hungaranda atiririmba hano mu ishansiye ndabaririmbira bagishima baravuga bati Imana ishimwe tubonye umuntu uzajya turirimbira ati nayo azagaruka agoronome
Demeja azaza yabaye umukozi atahubwo ndamushyira mu ikipe yo kwande ninde mugapita w'umurokore. Abagapita bagira bati muzanire iwanje. Wenda amagina haratuma abantu barwana bazajya babireka akabaririmbira. Ubwo icyo kigero ndi uri kucyumva aho ngaho urahumva baririmbisha umuntu uko biboneye. Haleluya! Ndayishimira ko ari intwari ku rugamba. Njyamo rero nkajya maririmbira koko nuko agoronome aza kunyitegereza arahishurirwa ambonamo inzara. Araza mu gitondo arambwira ati niko atese warwaye ryari? Nawe Imana yatangiye kumukora ku maso. Ntihoya ntabwo ndwaye mba ndasetse kora natangiye kwigira mu gakiza ubundi nyiri mu kwa padiri sinasekaga. Nseka iki? Ko napfukama kuko mfukamye ntego kuko ariko Mana gushimira ko twigije gusengera mu kuri no mu mwuka. Imana ishimwe. Himbazwa Kristo. Arambwira ati niko ubundi warwaye ryari? Ntihoya ntacyo ndwaye. Ati nuko se umeze ese uri umugore cyangwa uri umukobwa? Ndaseka. Mbese ngo nubwo ntabwo uzi ko ni umukobwa ariko ufite abana b'imfubyi. Arambwira ati ese mama wawe nawe none ntawe uhari? Ati uyu munsi uze nkujye kukugaburira. Ati umaze gusoma icyayi kingana iki ndamwereka. Arambwira ati bisige uze mujyane iwanjye baguhe ibiryo. Nageze kwa agoronome ngapfa. Wari wicwa n'ibiryo? Turagiye tugeze kwa agoronome asanga madamu yateguye ameza. Ndimo ndakubwira bya bihimbizo ikura imbere y'abantu. Ubwo ndi kukubwira umusumari igirandura uwo ari wo uri mu kazi. Haleluya! Twageze kwa agoronome umudamu ati karibu. Umutware baramubwira ati itonde ntabwo ndi umuntu ari hano mu ibaraza. Uriya nzanye bari ubanza kugaburira tudupfira mu ibaraza bakagira gute katufunga. Umugore ngo akureho ujya asanga ni indembe ishinyitse amenyo ariko Imana izikudekora se we wambabare tukagira gutya. Haleluya! Ndagushima uhimbaza. Aramubwira ati wowe gaburira umuntu uzamye. Akiri wabana ngewe ati se nimwe muzanye na papa w'abana ni karibu mu nzu. Karibu mu nzu mpetse igitebo mpetse imifuka ibintu by'indushyi byose. Ndabifite igitebo mpitangisiga mu ibaraza n'igifuka ariko mba ninjiranye cya gisate cy'igitenge kiziritse amara mu nda kuko wa mukecuru w'inshuti ya mama yari yarampaye iyo nama numva bityo. Babyitaga umukanda abakecuru barabizi. Inkovu zabyo zisibanganye vuba. Erega mbyaye kane sinabikubwiye. Undi umubyeyi yego kumana Imana nzamuye mu nteka. Umukobwa w'inkumi nanjye Imana data nibyo byawe iraje ibikemo itemagura ibisumari. Haleluya! Umugabo aramufata ni karibu tujya muri salo. Yeza muri salo sanga ni heza ndajojoburume ku bikanzu bibizi byo mu cyayi birajejeta. Ndinjira ndamubwira se ko bigitoza atizire nta kibazo. Aho nicaraga nasigaga amateye kashe kubera urume rwo mu cyayi. Ariko barihangana nyine barimo bakorera umugisha. Arambwira ati rero ni karibu ku meza. Ntiyego apfunduye isorora umuceri apfunduye ifiriti nyine. Umunange disizigaye megura neza uzasure wihere ku muceri. Arapfundura Yesu wenda nezerwa nongera kuzura umwuka wera. Anabanda gushimira Imana barukorera gute iravuga uzi ko ngiye kongera nkarya umuceri kandi Imana yarabimbwiye we ngira ibihe byiza mu mutima. Apfundura inyama apfundura isosi. Niba ndakubwira Kristo uri imbere yawe bakureho ibihimbizo. Haleluya! Umva intambara ikomeye aho yabereye. Ese ubundi buriya mwamburiraga amasaha yo kwinyuraguramo yarageze nkomeze mbivuge. By'Imana ni ibyaremwe. Hagaragara rero ati karibu ku meza. Ngize isoni rero zo kwanga
kuko cyaka kintu kiri mu nda burya ntiwarya ugikeneye. Byajya ese mama niba umukanda abakecuru bari aha bawuzi byakunda buriya birasaba ngo ugikuremo, kandi sindi bugikuremo yicaye aho muri salo. Ati karibu ku meza ni ese kutaro nkaseka, ese wagize isoni nti mana wangu hari habita mundahibuka nibaguha amashi nimuyiha amashi mana wanguye. Haleluya. Erega uri gushyira agatebaho kunande byo ndabikunda makuru atawe yarandoze nkamwibwirira. Nuko rero umubyeyi aravuga ati noneho reka njye kureba imirimo y'abakobwa mu gikari. Kwandabana Imana bigomba gusenga ko mu mutima nari nabwiye Imana ntiwamubwirira akazi ajyamo abona uko nihira ko mfuza. Noneho n'impumuro y'iyo firiti n'isosi y'inyama yantashye ku mutima. Nibuka kera nkigira mama tugituye i Huye numvaga ashaka gutamira. Arambwira ati ngiye kureba ibyo abakobwa batatunganije mu gikari. Umutima wanjye ushatse gutera haleluya kuko nari nameze ngo arokore zumva uko bazitera. Ndi umushyitsi agarara sohoka fashe isahani noneho isaro yose barayisigiye. Wumvise ko isaro yose nisigayemo? Hagarara rero uzagwe muri isaro y'abandi. Fashe isahani nagera ku muceri nkamusekera kubera nagera ku nyama nkarukumana n'izihemuka mama kibamama nagiye kubirya natangiye kurira. Imana iravuga kandi ikagira gute mba ndariye agasahane nagatunganije. Muzabona abantu bazi kwanura ariko batazi kurya kubera ikibazo cy'ibintu bibakurikirana by'aho baturutse. Akarura ariko ntagire gute ntabimaje ndarura maze rero kubera gukunda ifiriti nayiherukaga kera. Ako gafiriti shyira mu gifu nkohereje ngahera hano. Ariko nonyibuka ntuzanyibukire kuri ibi gusa, zibuka ijambo twasoma. Shizemo agafiriti gahera mu muhogo. Satani aranyongorera. Muramuzi ko Satani ahora ashengerera ashaka umuntu yandita. Arambwira ati kukanishiye ugiye kuzira ifiriti imbere yawe hari inyama. Wahereye ku nyama uzikunda. Mureke twikundanire namwe mufiteho mpamvu wabaha mikoro mwahavuga. Nimureke mbivuge abazimu bahombe Satani aburaje. Mba njomye akaboka ntamiye inyama. Inyama isanze ifiriti yaheze he? Umwuka ugize gute? Intuma y'icyuya natekereza gusingira agasorori k'isosi nkumva amaboko yabaye febure mbura imbaraga. Ibintu birakomera. Intuma y'icyuya amarira bya bindi byose bishoka bibahano hose shoka. Noneho umwuka w'Imana ndi mwiza mumvugire ngambere aranyobora wambwira ngo ryari ishuri none kugira ngo ryahize neza va mu ntebe urambye hasi. Nari muzi ko tugiye gusenga tugiye kugira gaterate. Haleluya. Va mu ntebe urambye hasi kuko n'ubundi by'amafiyeri byagize gute byarangiye. Kandi ugamarira n'amaso y'umutwe yagize gute. Imana ikurinde umudayimoni uteza inzara mu muryango. Imana ibaha ibiryo abana barye banywe banaturungushe. Batuyeho ibiryo mu rugo rwanyu mu izina rya Yesu. Kuko ibyo byambayeho nawe byakubaho cyangwa umwana wawe. Ariko ntibikabe dore turi imbere y'Imana. Ndamanuka mu ntebe nziza cyane ntazira tuba dufite muri salo nka zimwe ziwanyu nawe. Ndarambya nkubita umugeri umvamo kuko abwiye. Arambwiye ngo kubita umugeri ku meza ibifuniko bitakare hasi barahita baza bagutabara iyo bipfuye. Umva wagashyitsi basigiye salo. Haleluya. Turashimira Imana ko ari muserukaruka. Narimo nyina finale. Ndamanuka mpita nkubitaho umugeri ibifuniko by'amasorori birabarara. Wa mubyeyi azayirukana.
yarashekereza ibyo byiba aza yirukanka asanga amaso y'umutwe yagize gute yaje ahita avuga cyane umva ukuntu yavuze nakubwiye wa mugabo ibyo uzankorera reba umuntu wazanye muri uru rugo ibishitani ibyo wabigize gute ni mutsinzi wacu sindi ubashe kwiregura ko atari ibiki uko umwuka wagize umutware we numva aramubwiye ariko ntugasakuze niba twagaburiye umuntu wagira ngo n'abakozi bo mu rugo babiri ceceka numva aramucecekesheje bahita baza bihuta gutabara goronoma ahageze aravuga ati ntabwo ari ibishitani uyu mwana namuzanye yarashonje wasanga yatamiye bikayoba Imana imuha ikindi Imana imuha umugisha Mana aho wankuye we abaramubwiye ati ihute zana amata y'inshyushyu maze nkayakunda kuba idogiteri rero yarantegetse nkayagura wahingira ijana ukagura amata ari guhingira ijana ukayabona Damarisi abankamiraga yajyaga ampa rimwe na rimwe ni mukecuru witwa Damarisi yajyaga yamara rimwe na rimwe akambwira tujye ugotomeraho uhe n'urwo ruhinja mama yasize tugasangira litiro se byari kuvamo abaramubwira ati zana inshyushyu nkwereke hagiye azanye inshyushyu basutse mu gakombe ka plastique bambaye nk'uko baha icyana cy'inyoni uko inyoni nyina igira warashonje nawe ariko ubanze wumve ko atari wowe wenyine nta kigeragezo kitari urusange twari turi kumwe nawe humura iyangaburiye izakugaburira haleluya ashizemo agashyushyu numva ni byiza mba ndamize ati nturora ko atari ibishitani noneho ntangira kugira koko ko atari ibiki ko atari ibishitani wabonye umusirimu noneho abasuye uyu munsi nayo mwijira n'iciperereza rero ukuntu yadekoye nari igufi Mana ishimwe nuko yaneyeho inyama n'iciperereza amushyizemo agashyushyu arangije bya bindi numva biramanutse ariko bimanutse bikaca iki ibisebe nabirwaye iminsi ariko ndangije disi ndembuza wa mama ndamubwira ntabwo ari ibishitani ati sebuka kurya ryari ntabwo mbyibuka ariko ejo bundi nokeje ikijumba nicyo narariye ati Bikira Mariya nanyeze ati Bikira Mariya nanyeze ati nagize ngo ni ibishitani by'iwanyu arihana kuri Bikira Mariya yihana kuri Bikira Mariya agoronoma aravuga ngo burya turya tubimena hari abantu baburaye nawe Yesu yankoye haleluya haleluya amhindurira amateka umwami w'abami abamvanye muri ako kazi agoronoma arambwira ati ntuzongere gusoroma icyayi abampaye ikipe mpinduka agapita ayewewewe mpinduka agapita ariko ugoza kwicomeka muri korali maze kubatizwa njya muri korali Tabaza haleluya gira ubuhamya bwinshi reka nze mbuhine twisengere dutahe tuzasubira njya muri korali maze Karisita nkubita ku murongo w'imbere arambwira ati uyu muntu bamubonamo amavuta naho kumbi ni kwa kundi uvuga uti narakijijwe inzara yanjye sinayereka abantu reka ngenize ndagarasekera n'ubundi ariko bagera mu rubuga byiganiriza wenyine hari ibintu mwazanye bisumbana namwe mujya mubyiganiriza ijuru ryambwiye ngo ribijemo haleluya ese murumva Imana turi kuvuga twe tutarayibonye twarayibonye hanyuma Karisita nkubita ku murongo w'imbere ashyize ku murongo w'imbere nanjye nkajya mvuga nti ngomba gushyiramo umwete ntabwo bashyira umuririmbyi imbere ngo afinini ngashyiramo umwete buracyari muri repetisiyo reka mubwira ko mpite soza ngiye muri repetisiyo ngeze mu kabande ko apfa iwacu usanga ibigori by'abaturage bireze Satani arambwira ati ko ugiye gupfa wahagaze ugaca ibigori na bibiri kimwe ukaba ugihekenye ikindi ukaza kucyokereza bene nyoko uvuye kuri peta ejo ukazabona kuririmba umwuka arambwira ati niba ibigori by'abandi ejo ntuzaririmbe Mana ni nziza ndagenda ngeze imbere arambwira ati hagarara nkwereke ndahagarara ati ndararama mbona igiti cya voka kirimo voka zihiye z'umutuku nziza arambwira ati wakuruye ukanyeganyeza amashami warimo n'izihiye ugahita urya utundi ukaza kudushyira mu kabindi ukazaba uturya n'ejo bundi se murumva ahantu twavuye
ndavuga nti umwuka arambwira ati nuzi icyo ejo ntuzajyane n'abandi mu rugerero kuri paruwasi. Mba ndaharenze ngeze muri korali ndihuta cyane nk'umuntu uhunga intambara ikomeye cyane, ndihuta ngeze muri korali Kristo ati zamura ikorasi. Haleluya. Mbazamura ikorasi bamwe nzakagendana agakiza k'Imana we nzakagendana. Tudasubiyemo se ngo mubwire uko nateye. Agakiza k'Imana we ningera ku bigori nzaba ngafite, ningera mu mavoka sinzakarekura. Baravuga bati korasi ni ejo uzaduterera kuri paruwasi mu rugerero, kuko uburyo ushyiramo ibigori ugashyiramo voka. Nawe njye nawe niba usuzugura Satani vuga ngo urabona ngo uranyohereza ku bigori by'abandi, ndagukubitira mu ikorasi. Ningera mu bigori sinzabyiba, ningera mu mavoka ntabwo nzayiba. Haleluya. Nubwo nabashoje nzakomeza nkagenda. Shimwe cyane. Hari ikigeragezo wari ufite cyabaye nk'igihirizo ugiye gusenga. Buracya tujya mu rugerero, buracya baza tutaje tuvuye kurepeta, ngira ubwoba bw'uko bampaye ikorasi ejo kuri paruwasi. Ndavuga ngo gusa ndaburara ejo nzatera ikorasi. Dusaranganye tuvuzo twari mu gisafuriya, turadusaranganya n'abarumuna banjye basaza banjye. Musaza wanjye baje kubirambirwa bizira i Kigali, dore ubu hari batanu inaha. Baravuga bati ntitugiye kuzishingira imirongo wowe sigara kuko uheka umwana ukakira papa muzehe wanjye wariho. Ariko twe ntitwazabivamo. Baragiye bamaze gukomerera i Kigali. Umwe aherutse kumbwira ati numvise kuri buze hariya i Remera, ariko ntuze gutanga bwa buhamya ndi buze usoma ijambo ry'Imana ndagukumbuye. Ngo bwa buhamya simbuvuge ngo nibwo ari buze kumva ijambo ry'Imana. Ntiwizire ndaza kugerageza ndwane nabyo ndefushe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ntugaceceke jya uvuga iby'Imana yakoze, kuko Yesu yaravuze ngo nimutamamiriza imbere y'abantu, nanjye ntabwo nzabahamiriza imbere ya Data. Rata nubwo mubona ndi umukire ndi umusirimu, navuye kure. Yesu ashimwe. Kandi koko ndi umukire, yego koma si ibintu Yesu yakoze. Nuko ndasenga nijoro ndarangamuye mfite ubwoba, ndabona ikorasi ngiye kuyihakararisa. Mba ndasinziriye kumwe agatotsi k'umuruho kagufata. Marayika araza arambwira ngo ikorasi ni umuntu wavugaga, ariko ubwo ni marayika. Iriya korasi ntuyitange uba ari wowe witera, ndagukorera ibitangaza bibiri mu giterane. Haleluya. Kandi harimo n'ikimenyetso cy'ibyiza bizakubaho kugeza mu zabukuru. Nkangutse ndavuga nti Imana mbabarire ko navuze ko nyiha Kararisa akayinterera. Kararisa ari umukobwa w'inshuti yanjye, mwumva we kuko iwabo nubwo barya ibijumba nta mboga, ariko afite akuka, sibyo? Araza kuyinzamurira mu giterane. Ariko tugera mu giterane tujya inama rero dushoje repetisiyo. Ati nugera ku kagezi ugasanga naharambitse ishami ry'inturusu, umenye ko nagiye. Nuko twajyaga mu murimo. Karisita ati murabona ko nabarepetesheje neza, jewe muraza gusanga napfunditse urupfundo runini rw'ishinge, umuntu ukererwa ntabwo ari buriri. Saa 10 twabaga tubyutse, tugiye n'amaguru kandi ibirenge nta nkweto. Nta nkweto nafifite umwatu uvuze ubuhuha, ariko Imana izi gukuba. Dore nuko dore rata. Oh haleluya. Nari ifite imyete. Umubyeyi umwe yigeze kwisharija bati nzayikuvuza bahadode hakiri. Aradodesha biranga byari bitegereje Yesu. Haleluya.
Mana ishimwe. Anini koterevayo. Turayishimira Imana. Tugeze mu giterane rero baravuga bati itabaza nigiye kuririmba kuri nomero ya 2. Baba baranyongore bati Yosefi. Niko nitwaga. Kandi kare nakubwiye Jose niko byanditse mu irangamuntu twamenye uburyo. Ati Yosefi wibuke ko ari wari butereke ikoras. Ni ndabyibuka. Ariko agatima kati wi. Subira mu mweko nyuma ya shitingi twashyaga hamwe na shitingi. Subira mu mweko neza cya gitambaro mu gihe mbere ndagikanyaga byanyama. Kugira ngo koras cyo kwitendeka. Aba baba urayitera kubera ko Imana hari cyo yambwiye niko. Aleluya. Yego tera noneho mwikire gakeje urarukona igitangaza cyaje kivumeze gifite imbaraga gifite no guhinda gukomeye cyane zakagendana ningera ku bigori nzagakomeza zakagendana agakiza k'Imana weza dushimira Imana ifite amavuta akingiriza abantu. Uzi ko iyo amavuta y'Imana kuriho nta ubona ubukene bwawe. Igipira gishyushye cyacitse mu nkokora nta nkweto mfite ndi umukobwa w'inkumi utagira amabere ndasa umukara kubera inzara no gusonza kenshi ukuruzi nsa neza nenda kuba kayobe. Nawe nyine tekereza uko nsuku noneho utekereza n'icyo gihe ushira. Haleluya. Nakubwiye ngo uwagira yagira Imana. Amen. Maze kuyitera uko nyitera urabona mu giterane kera abantu bagaturuka ruguru mu mpinga baza biyegeranya maze uko kandi ni ku murongo w'imbere. Singira inkweto ariko nzikubyina intore ijya guhamiriza nijoro bakajya gutaramira umugeni bakaguha isafuriya y'imbuzo w'urumva ukina urakina wataramye neza bakaguha isafuriya maze nkabina bagiye kuvamo nyir'urugo akagira gufatika ati wabyinnye neza ati runaka umuvanamo na ntuzimo atakira atuva mada ati murebere za mvuzo hari Imana tumuseka amarira akavanga n'imitwenge iyo ubonye ikwanika warakijijwe ikagukubitira mu igunira uranezezwa n'agakiza ariko ukajya unatana amarira n'imeranje irahari ibihindizo se nyine. Ati murebere igisafuriya kivuze ati mushyiramo igiti ati urebe zinyeganyega agenda asangire n'ababana b'iwabo basigaranye ati sibyo shakara naragakara cyane baranyisenyera gukara ariko ntuzarema amagara nararyaka byarirya mu mibabaro yego noneho ngataha igisafuriya nkaba ndakikoreye ndashonje nagera inyuma najyaga kugera muhira iwacu ntuye nka 4 kubera kutakibasha ariko natura nkazirya zikarara zirya mu nda kubera ko dogiteri yaramwe ngo sinkarya ibintu bikomeye. Haleluya. Mana ishimwe. Iyo yakwanitse n'ikwanura nta wundi muntu bigiramo uruhare n'abaje bose baza ari uko ibatumiye
ubundi ushobora kubana n'umukire hano akamena ibiryo ukaburara imisaya ikabusana wowe kereka Imana yamubwiye ngo murebe. Tugiye gusenga twabwaca bukira ngo nkubwire ngo ndashaka ngira ubukwe bwiza abazungu barabutawe maze ngeze mu rugo ndasama nk'uko nawe wasamye mubyeyi wabyaye. Indi iragenda irakura igeze mu mezi 8 umwana arekeraho gukora abarozi barateka bati biriya bipatusi ibintu by'umwuka wera turagira ngo tubimumaremo azahwane n'iriya. Irakura ishingirwa afite 3 mbyara afite 9 5. Mwarimu w'iwacu arabizi, abadiyakoni ba mama Kararisa barabizi, bajyaga bazindukira mu rugo kuza kunsengera ngo ntazaturika. Indi ikagishishuka nkazinga uruhu ngashyira mu ndobe nkamena aho bamena imyanda. Ubundi ndirirwa mfasha cya kugira ngo umwenda udakoraho kandi byabaye iki ibisebe. Iyo mpageze ntera ikorasi nziza ibwira abarozi ko bazasiba. Nimbona kandi ndaza kugusogongeza. Ndagenda rero ngeze mu rugendo amaze gutera korasi tumaze kwicara umubyeyi wa mbere abaraje yihuta cyane akubita urwara arambwira ati niko ati tugende hariya ndagushaka tuba turagiye ati se niwe wayiteraga ati warwaye ryari ati none se korasi wayitera umeze gutya ntigo ni njyewe ati yayindi vangu zakagendana ati Yesu ati warashize ati kubirengeze ni imyaka ati burya babyinaga ufite imyaka ati ngwino manuka nkurikira mufite mwamini murazizi ubwo njyanye mu mabutike kunshakira inkweto zivura iki ati mufite mwamini bati nazo mwebwe mufite mwamini za nkweto z'imyaka ati nazo zashize mufite mwamini ati nazo ati yewe ati reka no kugutinza ati ntacyo reka ati ni mume umoje twamumoje tw'ubururu dukweto dufite ibara ry'umuhondo ndasubiye muri korali ndi mu mavuta wece mu mavuta abaririmbyi bose bati niwe twaherekeje kuri ndi kutera ikora zimwe bakaguha inkweto nshyashya nini mushaka muzakuve mwazarubanye aleluya ugenda wicare maze haba haje umusore akubita urwara ubwo bamaze kumpa inkweto arambwira ati ngufitiye ubutumwa ati wateye korasi numva hari icyo umwuka agize gute kandi yari umwana w'umukire cyane yari umusore urangije kaminuza ise niwe mukire twagiraga mu itorero nibo bonyine bambaraga karuvati mu munsi w'ikabura haleluya haleluya abarambwira ati ndagushaka ntangira kunezerwa umukene arotarya mutinda arotarya umutima wahise umbwira ati humura sinakuvuga n'ibitangaza bibiri ati buriya hajemo n'ipaki y'amandazi ati uriya musore buriya arakugura ipaki y'amandazi uryeho ushyire na bene nyoko hagarara rero bizaba ikinyuranye maze ndakabi koko umusore rero arambwira ati kwiteraniro rirangiye ngwino nguhe bwa butumwa mba ndamwitabye atumva se ati buriya rero najyaga ngukunda ati ariko nari ntarakumenya neza ati none nagukunze kandi ndashaka ko tuzibanira Imana irasetsa yasetsa n'imfubyi ivuye gushyinguranya musi umwe neza ndamuseka Yesu ndamuseka disi hari amavuta ava mu ijuru mubwira uko yitwa nta soko nari muzayaguraho ni amavuta y'ibitangaza yitwa dorere nta wundi muntu uzayaguha ni Kristo uyaguha iyo wahuye na Kristo aguha ayo mavuta abari bazi ko wapfuye mwahurira Nyabugogo kuti dorere si burya aracyariho twari tuzi ko byagize gute ni wowe cyangwa si bo Imana igusiga yitwa dorere komera Imana amashyi cyane ntacyo bitwara mbwira uwo musore w'umusirimu uvuga kwa Rudoviko Mana Nyagasani
umbengutse iwacu ari inzu z'ibyatsi cyokora hari umukecuru ararandagije agahene undi anyiheka akabwana k'urukwavu nabirazaga munsi y'urutara aho nanjye ndyama. Bibiliya ivuga ngo iki? Aho ubutunzi bw'umuntu buri niho n'umutima ugira gute uri. Matungo yanjye akarara munsi y'urutara nkajya numva nibwo mfite ibihe biziza. None umusore naza kunsura nizo ntebe ari bwicareho. Icyakora Delina Desi yari inshuti ya mama, yari yarampaye umuvure ushaje turawubika nawutegana n'urutara. Umuntu umwe akibaye kwicaraho ku muvure undi akicara hehe ku rutara. Apo amasaha yo kwinyuramo yari yageze ni murorere sindi babwiye rata. Haleluya! Nikubwira ngo iraje guhindura amateka ujye wumva kwishe. Ntugashidikanye, Imana ivuga iranakora kandi nta hantu kure itakura umuntu. Umusore arambwira ati binyemerere nteseka ntiburetse ese warebye ku birenge byanjye atikize nireba nyine. Arebye abona imyaka arambwira ati ibyo ngibyo abantu bahinga bose barabigira kubera ko hariho ya mavuta y'Imana yitwa Dorere. Haleluya! Arambwira ati we binyemerere ati ku kindi cyumweru nzazana na perezida wa korali yanyu nze kugusura. Nangira agatima kati we uzabaha iki? Uzanabicaza cyore. Umwuka arambwira ati wigira ikibazo vuga ngo uzaze. Ndamubwira nti niba utabeshya uzaze, iperezida wacu aranahaza azakuyobora. Ati simbeshya vuga ngo yego uzaze. Ni yego uzaze. Ese ni nta kindi umbwira? Njye nari ntegereje agapaki k'amandazi. Ikizagusetsa Disi irayakugaburira ukarya ukanayahaga usinyiyakunda. Neze ni nta kindi umbwira ati hoya cyari icyo ngicyo nticyonyine. Ntangira gutekereza urugendo rw'amasaha 5 ndi bwongere ngasubiza ikirenge mu kindi kare. Nta kantu nagize gute. Uweretswe yeretswe inkweto arazimba, undi weretswe yeretswe azangira umugeni tukibanira anabyara bivuze icyo kurya. Ndamubwira ni muzazi niba nta kindi reka nitahire bataseka. Nta hambabaye vana kabura musore bura nawe ngaravuze reka. Reka mubwire nutumira umuntu ngo muganire tugiye gusenga Imana. Yubanza umenye ko umuntu mwicaranye yariye. Kuko amatwi y'umuntu ufite inzara nta bindi bintu aba yitaye. Iyo akubashye cyane kubera icyubahiro Imana iba yaraguhaye nawe ari ikiza ariko yahaguruka byose akabita. Kubera yifitiye iki? Inzara. Yubanza umenye rero ushyireho icyo kunywa, ushyireho icyo kurya, arye cyangwa arorere, ariko ubanze umuha akantu ashyiramo hano. Aha hantu hari intambara ikomeye cyane n'ubugingo n'ubu. Ni nacyo kintu Gahini yiciye Abeli. Ni nacyo cyatumye Yosefu agira ati ariko bamusabye imbabazi. Ndashimira Yosefu ko yagaburiye bene se agahereza na Samaturo. Bane muho umugisha yabikoze neza. Hanyuma mureke dusenge ntabwo twabirangiza. Ku cyumweru baraje umwuka ndamubwira nti nikuwite ugiye kunkoza isoni. Umwana wo mu bakira arambengutse ndi umutindi iwacu ari mu nzu z'ibyatsi bishobora ugasaa 4 byabaga bitangiye kumanuka. Uyu musore azicara he? Umwuka arambwira ati tuzana ikorera imirimo. Ako ndakunda mwuka uyu mufasha ni mwiza. Haleluya! Wowe genda ufate mbaraje. Murayibuka ya mbaraje yajwe isesya. Wihute mu cyayi cya kivunashira icyo twari tugituriye iyo ngiyo. Uhurutura amabare uzushyira mu isekuru kure neza ibinose. Ushyire ku rusenge. Urusenge abaruzi bagira gushaka mve ko ntiganiriza. Epfu muraruzi namwe basanga mwana nabiriye. Abamenye. Shira ku rusenge rero ndagenda ndahurutura ndasekura bihata umuhini n'umwete mwinshi. Rega nagerageje igitangaza gikomeye. Nibo bakire twagiraga ku rusengero, ise niyo mukire twagiraga ku itorero. Iyo yazaga yakoraga hano i Kigali, yazaga baririmbyi baraga uyu munsi turarya umuceri Rudolphe ko yagize gute yahashe. Ariko munangu umukire cyane mugira hano muraba, ariko hano ni benshi. Ari abakize bakagira ubugugu, ari abagira ubuntu muba mubazi sibyo rata. Saba ariko wewe wa mukire we waje mwiteraniro ujye ugira ubuntu niko Paulo yandikiye Timoteyo. Nubirya wenyine uzabyiganiriza wenyine. Hanyuma rero igihe kiragenda ndabyandika mbwira Uwiteka n'Uwite ni none se bazanywa icyayi nta sukari. Atariko
watuje urahingira Vianney icyumweru cyose utarabona isukari udupaki tubiri kamwe kaguraga 10 sukari guru mwarayinyweye namwe ndi kubona mwarayinyweye mubivugiye rimwe sukari guru atukabakorera icyayi ukabaha hanyuma kurya tuzamokereza ibijumba asa nanirwe kubirya n'abana ko Mana nguhaye icyubahiro umufungo w'ibijumba uzaba wari wabonetse koko ku cyumweru rero tujya mu materaniro inkweto zanjye umubyeyi yanguriye nazibikaga neza cyane naraziguriye embaraje njazwaye iwe Mana nuko nkajya nubikamo ngashyira mu kabindi gapfundikira ngo imbeba zitazagira gute tazandira inkweto tugira ubwenge iki Imana iguhaye gifate neza nkazambara ngeze mu muryango w'urusengero maze kwihanaguraho ibintu by'urunombe agira n'agace gusa muri leta ashyiramo nkajya muri korali abandi batazifite batari komana Josephine umugize umukire aha twavuye murahabona murahibuka none ndashimira Imana nyagasani Mana aho ngejeje birakomeye ndagushimira Mana ndindire mu gakiza kawe nuko buracya baraje rero dushoje iteraniro bagiye kujya mu matangazo biruka mbere inkweto nzikuramo ndazibika ndavuduka n'amaguru njya mu rugo mu nzu y'umukene kandi ni nko mu nzu y'umurwayi wo mu mutwe urase ndamubwire nta gikoresho gisaza ngo bakijugunye kare uravuga uti ndakijugunya se ikindi ndakigura yahaye niba ari igicuma kimenetse uruhande rumwe bararuhindura urukebano bajye banywesha gakomo niba ikibindi kimenetse igipaso kimwe bazajya bagikarabiramo mu gikari mwebwe se ko ntiharimo abantu babikarabiye ibintu by'urujyo n'ibintu by'ingatane ni fascinide to prewa turashimira Imana ihindura amateka y'abantu nimuyimbera amashyi buracya rero baraje ubwo baraje abashyitsi mu gihe batungutse hakurya kwa basifiyaridi ababyeyi abamama bo mu cyaro Mana Sitefaniya n'abandi bagenzi be abateruye abana mu kwaha wari ugiye kuvoma urimo wimura ihene bose barahuriye baje kureba ahantu abakire bageze gute basanga bagiye kwande kwa Josephine niho bavugaga kuko papa wanjye kuva twakena yahise afunga umukara bati zibera hano njye ninywera itabi ntuje gake kugeza igihe yashyize ku isoko ndashimira Imana ko papa Imana yamuhinduriye amateka nawe burya kugira ngo ubanze ubukire uheruka ubukene wabanza ubukene ukazaheruka ubukire Imana ishimwe ko ubu ngubu none hafite amata abayeho neza Imana yarabigaruye nihimbazwa nuko abashyitsi rero baraje ababyeyi batonze umurongo hariya ku mukingo bati bagiye kwande bati ni kwa Josephine atari ko Mana we natwe tuzagende batubatize buriya bari abasirimu barasesera muri nyanzu y'ibyatsi haleluya muri Sitefaniya rero yari yarabyaye abana 12 ahagarara ruguru y'umukingo Josephine ni umbikire ku birayi yabagazi yuko umushyitsi wo muri ako gace iyo yabaga ari umushyitsi wibashye mwatekaga ibirayi byumutse mugakubitamo amamesa n'utunguru ubwo rero arambwira tumikire ku birayi naho genokeje iki ibijumba hagarara rero wa musore azaze ageze hafi agiye kuhagera abaza perezida ariko perezida ati waba wambeshyera ati nkubeshye iki ati si wabo wa Jose niyo watangiye kujya mpindurira izina ati ubu ni hehe ati ko tugeze mu mudugudu w'inzu z'ibyatsi iwangu ni haleluya ndakubwiye ngo ubutaha muri aya materaniro ntuzongere kwinjira hano wenyine jya uzana n'undi muntu umubwira uti ngwino wiyumvira Imana ihindura sibyo nkuko wakamuguriye icupa ukamubwira uti ngwino ngusengere jya umuzana hano umusengerere yumvisha kwa Yesu biraryoshye kandi iyi Mana tuvugira amagoba haleluya ariko bariya wasize bari mu bwigunge hari n'abari burare biyahuye ariko use wavana ukiyahura kuri cya kibazo cy'ubukene bwawe wajya ukiyahura iraje bigenze neza yampaye amafaranga ikampindurira amateka ikangiza igifu ukangiza uburozi bwa makurata ikanguka umushike wa Viana ikanzingura nkabyara Debora nihimbatse
nihimbazwe baba baraje rero umusore akajya avuga ati perezida waba wambeshye iwabo bakoze neza ati tugiye kuhagera baruhingutse nsohoka nezerewe nababonye inzu y'ibyatsi rero urabizi gukinga ni gutya gukingura ni gutya urabona bisaba amapata n'ingufuri ni akantu wegekagaho umusambi uboshye neza se cyangwa se akandi kantu nk'agashitingi ukagaka abona ndasohotse nezerewe ariko Mana ni Imana ivuga bikabaho niyo mpamvu uzaguhimbaza ibivuzi bivugira mu mabanga abona niho ndataraka ararira cyane atangira akora umushwara arihanagura arambwira none se Jose turahageze iyi ni karibu n'ubu mwahageze ati heze ni hano ni karibu hano niho iwacu baba barinjiye noneho rero izi zose ni intebe ntimwakwiyicarira hano ubwo ni ku muvurederine yampaye mwakwiyicarira hano ubwo hano ni ku rutara inkwavu n'utubindi nasohoye ibintu mu nzu harera neza hari ukuntu twahakurongeraga ukahakurongera n'akabuye murabyibutse namwe babyeyi ukahanyereza akabuye hakamera nka sima ariko ari ibyatsi guhera hasi kugeza ni rero mwakwiyicarira hano yarashwanyutse ararira naho perezida wanjye akaba yabaye umuyobozi w'ubuyobozi nibo babona abantu hano baba bafite ubwenge bwavuye mu ijuru Imana ijya kumushyira hariya yamwuzurije perezida akaba yanze kuhamubwira no kuhamwereka bakiri kure ngo aticire ubukwe mu nzira we yari ahazi ndababwira nti rero reka dusenge nzamura isengesho ryo gushima Imana nyishimira n'ibyo kurya iduhaye nyishimira n'icyayi maze mvuze icyayi n'ibyo kurya ararira aroroma nk'uruhinja araboroga ndabyumva ndabyihorera mbyima amatwi ndasimbuka nkura akandi karido ndakegura nzana ipiniki irimo icyayi cya mukaru ndasimbuka nzana akabakure karimo ibijumba byokeje biriho ivu byiza bya noferi yebwe ntabwo mwari ibijumba binoferi kandi ndamubwira rero ni karibu ku meza atarahaguruka ndagenda mushyira urusumba runini aho musize iruhande rw'abashyitsi ndamubwira nti dore twagize abashyitsi urumva dama witware neza iki kijumba kirye ndaza kugutora batashye ubu urwana nacyo kugira ngo ataza kuza wa musore akagira ngo nabyariye n'iwacu umwana muzirika aho ngaho ubwo rero tugiye kuganira umwana yaje kurambirwa aza agenza akabuga ahageze wa musore Yesu we perezida burya yabyariye n'iwawe ararira aroroma ngo nabyariye n'iwawe perezida amukubita icyara mbona arakimuseko aramubwira ati nta soni uraza kurambagiza wicaye muri salo y'abantu ukaza no kurira ngo ni muri salo perezida ibintu nahuye nabyo reka turekere aho Yesu ashimwe nibyo bayobozi se buriya rero ubutaha umusore rero arariye ashonyeho biranze akomeje ararize wa mwana ubwo niteruriye umwana n'ubundi banyamibabaro nuko babayeho ndamuterura asanga yari yarize ko namutindiye kuza kongera kumureba kandi ikijumba yagize gute kimaze umusore rero arangije arambwira ese Jose karame hano ni iwanyu niho iwacu none se wuzura umwuka waraturutse hano ni burya manurutse hano yoza muri korali yararize ndangije rero igihe cyo gutaha kiragira reka nihutishe aravuga ati perezida ati reka tumusengere dusenye iyi nzu ati tuyisenye ati duhamagara Imana yubaka inzu buriya abarokore barasenga reka mbabwire abarokore barasenga iri wose netire kandi isengesho ryabo riragenda rikakubita rigakuraho
babaga ikimasa cy'umushishe bakirya ari batatu. Ubundi ubutunzi bwawe ntukabusangire n'abapagani, jya uhamagara abarokore, bazahasiga isengesho rikubita rigakuraho rigashyiraho ibintu by'imbaraga. Haleluya! Bajya mu mbaraga bahirika inzu y'ibyatsi. Nanjye nari nasezerana abantu bashingiye medali ngashingira na dama ko bari busure. Umbabarira ibishorobwa ntibize kumanuka. Ngira Imana ingirira neza barinze batahana ishorobwa kimanutse. Erega Imana ngo amasengesho y'abakire n'ay'abakire. Uziko igishorobwa kimanuka kikikubita ku ishati y'umuntu. Ikizinga ntikizavemo. Ariko yangiriye neza bataha ntawe igishorobwa cyakuriyeho. Mana himana. Barasenga bahirika akazu, baravuga dushizeho fondasiyo y'amabuye, bubaka ibikuta biterwa sima, bashyiraho amabati. Tera haleluya. Hanyuma rero igihe cyo gutaha kiragera, ndabaherekeza, sigarana iryo sengesho cy'umwimerere ry'imbaraga cyane, ndagenda ngiye kubaherekeza njya mu gikari ndakaraba, kuko nawe ujya ubigeze ugiye guherekeza abashyitsi. Urumva niriwe notse ibijumba n'utundi turimo two mu rugo. Ndakaraba nkora mu gashashi nari nuretsemo amamesa ndisiga. Nyine kuko mperekeje kandi harimo na sheri ngomba kwirabuta. Kugira ubwenge ngashiraho n'utuvuga. Tugeze mu nzira rero numva ndashyugumba. Numva ndashaka kumenya ko ubukwe bugihari cyangwa bwapfuye. Ndamubwira nti utinya Imana garuye igaburo ryera. Iwacu ntibahabona ati ceceka. Ati nahabo. Umbwiza ukuri. Ubukwe buracyahari cyangwa bwapfuye. Uko nyina gutya akajya yumva umunuko w'amamesa. Ahambwira ati rero ati n'ubu nongeye kugira agahinda. Ati nayo mavuta wisize ntibayisiga. Ati nayo barya mu isonga. Ni niyo bisiga ni njye nisiga buri gihe muri korali. Ariko ma uri ndera bakuru. Zeze dotipa halala kile bone. Mana yacu ni ndera bakuru. Arangije arambwira ati ubukwe buracyahari. Nta n'ikintu kizatwicira ubukwe kereka urupfu. Numva nifuza ko ari njye wazaguhindurira amateka. Ndamubwira nti rero bituve ko ntazabyemera. Papa wawe ntabwo azabyemera. Yari umusaza w'umusitari. Arambwira atazabyemera natabyemera sinzashaka utarashaka. Isawa reka mwiherekereze twigendere. Ubwo nanjye ubwo ngubwo nongeye kujya nitwara neza nk'umugeni. Imyaka ivuze ubuhuha ariko no kwambia nakomeje kubahingira. Mbese nta handi nakuraga icyo kurya. Arataha ageze mu rugo abwira nyina ati wari uzi ko narambagije? Wari uzi ko tuzabana? Navuye kumusura najyanye na perezida. Nyina ati ninde? Ati ni wa mukobwa uririmba muri korali Tabaza ku murongo w'imbere ati witwa Jose. Ati Yosafina. Ati Yosafina mwana wa ati ni ati kubaha we. Ati bihaye umugisha. Ati wambi mwana nyagasani. Ati so akazagira akazabyemera. Azabyemera. Hagarara wumva. Umusaza aza muri weekend. Umukecuru atwaruzi inkuru nziza tugufite. Ati umwana wacu w'imfura ati yarakuze yaciye bwenge. Ati uzi ko yarambagije. Ati waheze. Ati wa mukobwa wo muri korali Tabaza wo ku murongo wa mbere ati ka kandi kananutse. Ati ka kandi gatera amakorasi ati mumbyukirize. Ati mubwiraze araza. Ati kora hamana. Ati mama wawe. Ati yambwiye inkuru nziza. Imana ibiri mu kazi. Iyo ni intambara ikomeye rero. Umusaza ati niwe ati waba wagezeyo? Ati papa. Ati nageze ariko na mama azakubwira. Ati we bisobanurira. Ati we mama arabikubwira ariko umusore rero amuze yamaze kuba umusore. Ati bindi mama aragira gute?
naho umuhungu yaratashye amaze konsora ageze mu rugo abwira nyina ati ndashaka kuzansurira sheri, ukamushyira akajerekani k'amata n'ipaki y'amandazi kuko yarahageze. ndamubwira nti rero iburyo agiye nagize ngo niri ikintu kizimuvuga urumva. ati niburya nari mfite inzara nyinshi, ati ntingira ngo n'amandazi uri bunangurire, numva uvuze biriya wambwira none amandazi yobe ko abantu bayarya. arambwira ati n'ubu rero ntabwo nari kuza nyazanye, sinari nzi ko yakunda, atari ko mama azaza kugusura vuba. ageze mu rugo abwira nyina ati ukamushyira akajerekani k'amata litiro 5, ukamushyira ipaki y'amandazi, ukamushyira n'amavuta yo kwisiga yitwa kokobata, murayibuka we? Imana yari yangendere. hanyuma uzamushyire n'isabune ya Give yo koga. nyina ati cyo re atese mwana ari mu bitaro, ati ntabwo ari mu bitaro ariko se wajya gusura umuntu uzamuka azana wawe koko ati nibyo dati ko atari kuzi kusigaho z'ubwenge, ati nzabimushyira. yaje kwizaniye nyina ahageze ararira arusha umuhungu we, arambwira ati hano niho iwanyu, nyawanyu nta handi wajya. nyina handi najya nahanagera SMS, arambwira ati baba we hati umugabo mfite hariya ntazabye, hati ubunagira nte, ati uyu mwana se ntiumwana n'uwo mama yapfuye asize, ati ubusubaye ute nimingira amafaranga, ati baba ati ntabwo azabye. ndamubwira nti natabyemera nta kibazo, mfashe igikapu ndagenda ndapfundura asangamo akajerekani k'amata, ncira umugara ahiherereye, ndanezerwa n'abandi Imana naho ubukwe butaba kuri Imana bitangaza. wari wasonza wowe, barakubwira ngo ifunguro ry'ibishyimbo ryatumye atanga gakondo. inzara murayumva mutemeye, mubyumva mutemeye. naravuze ni naho ubukwe butaba niboneye ipaki y'indazi, nibonera n'akabuni k'amata.